Hi guys, my people, my brother. Ndagusuje kandi mwifurije kugubwa neza. Wowe wihebeye tayo wacu Brice, wowe wihebeye kandi wakunze igitangaza mu bitangaza. Ni iby'agaciro kandi komeza dukurikirane. I promise ko nazawema kubagezaho amakuru azabagezweho mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Les amis, reka amakuru yacu tuyatangire ku mugabane w'Uburayi ni mu gihugu cy'Ububirigi. Aherereye umusore w'umunyarwanda, amazina ye yitwa Tayo wacu Brice, yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kabiri. Bisobanuye ko afite imyaka 30 y'amavuko. Tayo wacu Brice yamamaye mu muziki w'u Rwanda nka Bruce Melodie. Kuri uyu munsi aherereye ku mugabane w'Uburayi mu byo yise E.Tour, ari kuzenguruka ibihugu bigiye bikomakomeye. Hari ku mugabane w'Uburayi agenda akora ibitaramo mu mijyi igiye itandukanye ikomeye hari ku mugabane w'Uburayi, dore ko yatangiriye tariki 7 z'ukwa gatanu mwaka wa 2022 ubwo yakoreraga igitaramo hari mu gihugu cya Norvège mu mujyi wa Oslo mu gihe tariki 13. Tayo wacu Brice yarari mu gihugu cya Sweden n'ubundi ni ku mugabane w'Uburayi. Bruce Melodie tariki 14 ari ku munsi w'ejo yataramiye Ababiligi aho yari kumwe na King Kivumbi. Abagabo abantu bibera hara mu gihugu cy'Ububirigi b'Abanyarwanda bishimiye indirimbo zose Tayo wacu Brice cyangwa se Bruce Melodie yagiye aririmba ku munsi w'ejo nka Katerina, Katapira, Samoya, Bado, Ikinyafu, Hands Up ndetse n'izindi. Uyu musore zose yagiye asohora zigakundwa n'abatari bake, akaba izo ndirimbo yagiye ifashira ku munsi w'ejo, ndetse buri muntu wese wari witabira live Pafomence akaza kunyurwa n'indirimbo uyu muhanzi w'umunyarwanda yagiye aririmba mu gitaramo ku munsi w'ejo tariki 14 z'ukwa gatanu 2022 yakoreraga hara mu gihugu cy'Ububirigi. Bruce Melodie rero akaba akomeje urugendo rwe kugenda yamamaza ibikorwa bye ku ruhando mpuzamahanga. Uyu muhanzi w'umunyarwanda ufite izina rikomeye cyane muri East Africa, dore ko amaze gukorana ibihangano collaboration zigeze komakomeye hano muri East Africa. Navuga ko yakoranye indirimbo na Radio Nyakwigendera. Bruce Melodie yakoranye indirimbo na Calligraphy Jones, yakoranye indirimbo na Fake Fameka, yakoranye indirimbo na Shiba bagiye kongera guhura n'ubundi muri iyi minsi mu gitaramo kizaba rwose kiserukiramuco. Bruce Melodie yakoranye indirimbo na Kenzo. Bruce Melodie ubona ko agenda akomeza kwamamaza ibihangano bye ku ruhando mpuzamahanga, dore ko afite ibihangano bibitse n'ubundi ni featuring yagiye akorana n'abahanzi bagiye bakomeye muri East Africa ndetse no muri Africa muri rusange. Bruce Melodie afite indirimbo ibitse muri studio yakoranye na Inozbu audio na video. Tayo wacu Brice afite indirimbo ibitse yakoranye na Bemi Soul ubarizwa mu itsinda rya Sauti Sol, nayo bakoze audio na video. Bruce Melodie kandi nanone yakoranye indirimbo na Kenzo, bakorana indirimbo ebyiri, bisobanuye ko Kenzo afite indi ndirimbo yakoranye na Bruce Melodie. Bruce Melodie yakoranye Total Crazy na Harmonize, kandi nayo bakoranye indirimbo ebyiri, bisobanuye ko Harmonize abitse indirimbo audio na video yakoranye na Bruce Melodie izasohoka mu kwezi kwa gatandatu ubwo Harmonize azaba yaje mu gihugu cy'u Rwanda gukomeza ibitaramo bye yise Afro East Carnival agenda akorera muri East Africa, dore ko none azazenguruka ibihugu byose byano muri East Africa harimo n'u Rwanda. Bruce Melodie yakoranye indirimbo ebyiri na Inozbi, nta nimwe irasohoka. Bruce Melodie yakoranye indirimbo na Luga, umunya-Nigeria waje gukorera hano gitaramo mu gihugu cy'u Rwanda, ariko akagenda amaze gukora indirimbo na Bruce Melodie. Bruce Melodie yakoranye indirimbo na Omale. Bruce Melodie afitanye indirimbo na Koffi Olomide itarakorerwa video. Kuri uyu munsi Bruce Melodie aherereye ku mugabane w'Uburayi, ari kuzenguruka ibihugu byose bigiye bikomakomeye ndetse n'imijyi ikomeye agenda akora ibitaramo bigiye bitandukanye, dore ko aherereye mu gihugu cya Norvège nk'uko nagiye mbigarukaho. Bruce Melodie ibihugu amaze kujyamo atazasubiramo ni igihugu cya Norvège, Sweden ndetse n'Ububirigi. Ibyo bihugu yarangije gukoreramo ibitaramo it's over. Bruce Melodie tariki 28 azerekeza mu mujyi w'Erire mu gihugu cy'Ubufaransa, mu gihe tariki 3 z'ukwa gatandatu azaba mu gihugu cy'Ubudage muri Hanover. Tariki 11 z'ukwa 11 azaba ari Paris ubundi mu gihugu cy'Ubufaransa, mu gihe tariki 17 Tayo wacu Brice azerekeza mu gihugu cy'Ubusuwisi ni muri Geneva. Bruce Melodie ubona ko akomeje urugendo rwe rwo kwamamaza ibihangano bye ku ruhando mpuzamahanga. Tayo wacu Brice afite igitaramo azitabira n'ubundi hano mu gihugu cy'u Rwanda, igitaramo kizaba tariki 20. Nyamara wibuke ko tariki 28 Bruce Melodie azaba ari mu mujyi w'Erire tariki 28. Bruce Melodie icyo gitaramo azazamo hano mu gihugu cy'u Rwanda ni igitaramo cy'iserukiramuco cyatumemo abahanzi b'Abanyarwanda ndetse n'abahanzi mpuzamahanga bafite izina rikomeye. Navuga nk'umuhanzi Shiba wakoranye indirimbo na Bruce Melodie yitwa Mberazo, nawe azaba aherereye hano mu gihugu cy'u Rwanda muri icyo gitaramo. Umuhanzi w'umunsi azaba ari umuhanzi witwa Kizz
nawe mu bazabitabiriye iri serukiramuco. Amakuru hari nuko Bruce Melodie azemera akava ku mugabane w'Uburayi akaza mu gihugu cy'u Rwanda aje muri icyo gitaramo, ariko icyo gitaramo ntago ari cyo kintu cya mbere kizaba kimuraje inshinga. Bruce Melodie buri muhanzi wese ahuye nawe yifuza gukorana nawe, kandi koko niko bigomba kugenda, ariko hamaze ibikorwa bye ku ruhando mpuzamahanga, kandi noneho afite management nka 155 AM iyobowe na Coach Gael. Coach Gael ni umwe mu bagabo bagiye bajya mu bihugu bigiye bitandukanye, dore ko Nigeria yari hamwe mu hantu naho yagiye ashoramo imari mu bintu bigiye bitandukanye, bisobanuye ko naho arazwi. Amakuru hari nuko uwitwa Coach Gael ari uzaza gufasha Bruce Melodie kuba yakonfenga Kizz Daniel bakaba babasha gukorana indirimbo mu gihe iki gitaramo kizaba kirangiye. Bruce Melodie icyo gitaramo cyarangira ibyo byabaye successful, yamaze gukora indirimbo na Kizz Daniel, umwe mu bagabo bakomeye cyane muri Nigeria bafite indirimbo zigiye zikomakomeye. Ndakubwiza ukuri ko uyu muhanzi afite indirimbo zirenga 5 zagiye zirebwa n'abasaga miliyoni 40 kuzamura, miliyoni 50 kuzamura. Umwe mu banya-Nigeria bakomeye aramutse akoranye na Bruce Melodie cyaba ari ikintu cyiza. Bruce Melodie ari kumugenda buri umunsi ku wundi akora ibikorwa mpuzamahanga, agenda amurika idarapo ry'u Rwanda mu muziki ku ruhando mpuzamahanga uko bwije nuko bugiye, kuko niba ari umuhanzi ugenda mu gihugu cya Kenya agakora MWADUHAMAGARA akazenguruka ibitangazamakuru byose byo mu gihugu cya Kenya, akajya kuri Tourist Music akamenyekanisha umuziki w'u Rwanda, ikigaragaza ko uyu muhanzi yifuza ko umuziki w'u Rwanda hari aho uva naho wagera. Bisobanuye ko n'abahanzi b'Abanyarwanda bakizamuka, naramuka acitse intege cyangwa ibyo yifuzaga yarabigezeho, agatangira noneho kugenda akora ibitaramo umunsi kundi za featuring zidasohoka buri munsi. Featuring ari gushaka kuri uyu munsi noneho hatakiri kuzishaka, ahubwo abahanzi mpuzamahanga bifuza gukorana na Bruce Melodie baza kumushaka mu Rwanda kugira ngo nawe abashe kubaha kuri ba bantu bamukunda, babashe kumenya ubahanzi mpuzamahanga. Urugero, niba nka Kenzo ari umuhanzi uri mu gihugu cya Uganda, akaba akorera umuziki wo mu gihugu cya Uganda, ariko yifuza ko abantu batuye mu Rwanda bazi Kigande kandi bakunda injyana y'Abagande bamenya Kenzo, akaza kwishakira Bruce Melodie kugira ngo bakorane indirimbo. Icyo gihe ibyo bintu nibigenda gutyo, abahanzi b'Abanyarwanda bakizamuka nabo bizabaha motivation, bifuze gukora nka bya bindi Bruce Melodie yakoze kugira nabo baba abahanzi bafite profili ku rwego rwo hejuru. Igihe kirageze nk'abantu dukunda umuziki tureke kugendera ku byahise ngo Mede ngo 2010 ngo yakoze ibi, ngo The Ben ngo 2020 ngo yakoze ibi, ngo noneho ngakwamiraho umuziki w'u Rwanda wahagarikiraho ngaho. Bruce Melodie kuri uyu munsi ari kuzamura idarapo ry'u Rwanda mu muziki akarishyira ku ruhando mpuzamahanga, kuko niba ari umuhanzi ushobora gukora ibitaramo birenga 5 mu kwezi kumwe, kandi noneho abikora ku mugabane w'Uburayi, ibi biratanga ishusho nziza ku muziki w'u Rwanda, biratanga urugero rwiza ko nibuze mu myaka 3 iri imbere cyangwa se mu myaka 10 iri imbere umuziki w'u Rwanda hari urwego uzaba umaze kuvaho, hari urwego uzaba umaze kugeraho. Ibi mpamvu mbivuga, niba umuhanzi nka Diamond Platnumz ari umuhanzi tuvuga ko ari uwa mbere muri Afurika mu bahanzi basohora amahiti, ariko Diamond Platnumz n'ubundi akaba ari umuhanzi ukomeza gukora cyane, dore ko ibi ngibi Bruce Melodie ari gukora azenguruka ibihugu bigiye bitandukanye ku mugabane w'Uburayi, na Diamond Platnumz arabikora, kandi akaba ari umuhanzi usohora indirimbo buri cyumweru. Inoti niba Diamond Platnumz tuvuga ko ari uwa mbere muri Afurika akora ibi, kuki Mede na The Ben bo batari kubikora? Mu gihe batabikoze rero kuri uyu munsi itaye iwacu Bliss reka bakosore noneho umuziki w'u Rwanda agira urwego ugezaho. Les amis, ndagushimiye wese mu gukurikira amakuru kuri umunsi w'ejo. Bruce Melodie akaba azashyira hanze indirimbo yakoranye na Bobo aka8, indirimbo Nyori zaba yamaze kuzuza miliyoni views. Alright les amis, ndagushimiye kanda subscribe kugira tujye dukomeza kubana. Ngende Olivier Fernandez, see you, love you guys.